wa Gahanga ho mu karere ka Kicukiro avuga yuko amaze imyaka 10 avuza umwana we w'umukobwa wahiye mu gituza mu myaka 10 ishize, ariko uko iminsi igenda ishira umwana aho gukira karushaho kubabara, bityo akaba asaba ubufasha bwihuse bwo gutabara umwana we kuko ngo yamaze gushirwa. Ni inkuru yateguwe na Daniel Dushimumuremyi. Narahiye mfite imyaka 6 ariko ntago nigeze nyira. Hano mu gatuza, hano hagati y'amabere ndetse no ku maboko ntago mba nisanzuye no kuri bagenzi banjye wenda, ariko biranandya kandi birambabaza cyane. Uyu mwana w'umukobwa afite imyaka 16, twamuhindura amazina tumwitogoza Solange. Se ntakira ahubwo abana na nyina Inkamiye Prisca agifite imyaka 6 muri 2010 ngo nibwo agatadoha kamutwitse mu gituza. Kuva icyo gihe ngo nta mwaka ushira batagiye mu bitaro kubera kuko umubiri w'uyu mwana ugenda waguka, inkovu z'ubushye zigenda ziturika, ariko arushaho no kubabara. Ni peto yari yamutwitse. Sinzi kuvuga abana bakina bafite agatadoha bakamana ku mwenda we n'urutambi, nyine umwenda wose urashya umuhiraho, basukaho amazi bituma ashya cyane kurushaho. Uriya ni wa muntu mu mahaye yageze gutya biratanyuka, mbese ntabasha kunyeganyega, hano hagati y'amabere birakurura, mu maha bigatanyuka ugasanga yindutse ibisebe gusa, yaba aryamye. Mbona ikibazo rero kingoye cyane. Inkamiye Prisca unamya kabarurwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe avuga ko ubushobozi bwo kuvuza umwana bwamushiranye, nyamara inshuro yagerageje kwitabaza zimwe mu nzego z'ibanze ibyo zamubwiye ngo yabifashe nk'amananiza. Kuri ubu aracyashaka ubufasha bwo kuvuza umwana we, ariko ngo ntarabubona. Navuye mu kagari mbwiye ngo ubushobozi barabufite, ngo barabumpaye, ngo mfite mituweli. Nibwo n'umukuru w'akagari nyine Kinaka Kanunga yarambwiye ngo ubushobozi barabumpaye kuko mfite mituweli ngo birahagije. We yandangiraga ngo nimbanze nje kuri Minisiteri y'Ubuzima kuko ndabwira ukuntu umwana ameze. Agenda ngezeyo bati subira inyuma, agenda ku karere. Suye ku karere bahita bambwira ngo ibyo byose mituweli bampaye ngo irahagije, ngo nigende umwana yahiriye, ngo nsubire hasi mu mudugudu, ngo njye mu kagari, nongere njye mu murenge. Nuko bambwiye nuko mfite ubushobozi mbona nyine bumaze kumbana buke. Barenda mbonye inkunga nkabona umuntu wamfasha mumfashije, nabasha kwenda kuvuga kubujyana aho ngaho wenda yafasha kwamuvura. Ko igende cyo kunekana bambwiye ngo gende tuzagutumaho nkamaze amezi 6 umwana ameze kuriya, mba mbona ko hari ubushobozi bwo kumuvura wenda hari, sinzi niba ari ukubushobora nari uko tita ku barwayi ntago mbiza, ariko byese numva binjyanye kure. Mumfashije rero nkabasha kuvuza andi hantu abamukoze. TV na Radio 1 twagerageje kubaza akarere ka Kicukiro niba ari ubufasha bufatika cyangwa inama baho uyu mubyeyi akabona inzira anyuramo avuza umwana we. Gusa mu minsi 2 duhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa aka karere ntiyigeze afata telefone, ndetse n'ubutumwa twamwandikiye kuri telefone ntiyabusubije. Gusa ibi ntibikweho ko ushaka gufasha umwana akabona ubuvuzi yabaza amakuru ye binyuze kuri telefone ngendanwa y'uyu mubyeyi we, ari nayo ari kuvuga. 078 64 70 548. Kigo 072 30 15 939. Daniel Dushimumuremyi, TV1 mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu